ntabwo najya kinga bose abadukurikira kuri channel ya Dekasha Media mbanje kubasuhuza. Hano ni ugusoza igitaramo hano cyo cyahateguriwe kuri sale y'urubyiruko Ikiramuruzi, aho abitabiriye ibikorwa byabereye hano babonye dance, babonye ababyinnyi, babonye abahanzi, babonye n'ibindi bikorwa byaberaga hano, kandi tukaba tugiye kwakira bamwe mu batumirwa bitabiriye ibikorwa byabereye hano kugira batubwire se byari bimeze bite, babibonye bate, ese bimariye iki urubyiruko muri rusange. Turebe se ni irihe somo byasize bitanze, twagaragaye kuzamura impano z'abana mu bikorwa bigiye bitandukanye, ababyinaga, abaririmbye ndetse n'indi myiyereko yagiye. Reka rero twakiramwe mu bitabiriye bino bikorwa byaberaga hano kuri sale y'urubyiruko Ikiramuruzi, turebe uko byari bakwitana. Nitwa Ziri. None ibikorwa byaberaga hano wabonye bimeze bite, ese byateguwe byitwaye bite uko mwabibonye? Ibikorwa byabereye hano byaremerero sha bari barabyiteguye, mbega muri make hari abaririmbyi, hari abafashoni, hari abadense. Imyiyereko hano rero yahabereye yari igamije kwerekana impano z'abana kugira ngo igire uruhare mu kuzamura urubyiruko rwo muri aka karere ka Gatsibo, abana babashe gutera imbere, bagira ibikorwa bimwe na bimwe bitezamo imbere babinyujije mu mpano zabo. Uyu rero ni umwe mu bitabiriye ibikorwa byaberaga hano kuri sale ya Kiramuruzi, arimo aratubwira ukuntu ibintu byari byarateguwe, byari biri ku murongo, ababyitabiriye ibyishimo bahakuye, ababyeyi bari babyitabiriye. Reka akomeza atubwira ese n'icyo acyuye mu mpano zagaragajwe hano. Ewana ubu guhera ubu nanjye ngiye kwitoza kubyina, nabonye kubyina ari byiza, ewana urabyina ukuntu uraratuje. Hari abo twagiye tuganira nyine mbasaba ubufasha bw'uko banyigisha kubyina, barambwira muzaze bambwira ibyiza byabo. Dukomeza kubabwira yuko kandi muri ibi bitaramo byabereye hano hari harimo n'itsinda rya Dekasha Media ryitabiriye ino myiyereko yabereye hano kuri sale kugira ngo nayo yerekane ibikorwa byabo aho bigeze. Reka tumushimire uyu mutumirwa wari witabiriye nawe bino bikorwa, wakoze cyane kubana natwe. Murakoze cyane. Meze bite? We are good. Ese hano kuri sale Ikiramuruzi imyiyereko itubihabera cyangwa n'ubwa mbere ibikorwa bya bihabereye? None wowe ni iki ubona bakuyemo mu mpano zerekanwe hano? Ababyina, abaririmba, abanyakomedi, abahinzi, ishotayime. Uyu rero ni umwe mu bakurikirana ibitaramo bibera kuri ino sale ya Kiramuruzi, arimo aratubwira ukuntu abantu bitabiriye bino bikorwa habereyemo iki, ngo habereyemo abadanseri, aberekana imideri yabo, ababyinnyi ndetse kandi ese wowe ubona izihe nyungu ufitiye abantu baba bishyuye yabo kugira ngo baze kureba ibirori bibera hano? Nanone amafaranga baba bishyuye turongera tukayahemba ababikoraga, abarusho, abambaraga imyambarire mwababonye, abafashona, ababyina, abaririmba, abo bantu bose turimo turongera tukabahemba bakiteza imbere. Hari abafite ingurube, hari abaguze inka, hari abaguze inkoko, iterambere mu rubyiruko. Muri make rero murumva yuko iyi myiyereko ibera hano kuri sale ya Kiramuruzi, akarere ka Gatsibo kashyiriyeho urubyiruko ngo rwisanzure. Haberamo hano amasomero rusange, murabibona hano hari ishuri abantu baza bagasomeramo, hepfo hariyo abaza kwiga ikoranabuhanga muri sale iri hariya hepfo. Abo bose mureba hano n'abari bitabiriye imyiyereko yabereye hano kuri iyi sale. Reka twakire MC wacu watuyoboreye imyiyereko. Urakaza neza MC, amazina yawe bakwita nde? MC Diana. Bimeze bite hano? Ni iyihe groupe yaba yagukomye we wabonye? groupe zose zirakomana nta n'ibintu ubu se hari dance moderne, hari abantu bakoze dance, hari ababyinnyi. Noneho se mu maklabu tugende tuyakombinye, ababyinnyi ukwabo, abaririmbye. Ese mu babyinnye abantu bagiye ubona nabaye bitwaye neza? ntabwo najya kinga
bose kabisa. Rero urumva ko MC wabibayemo kuva bitangiye Diana kugeza bisoje, arakubwira yuko abitabiriye bose bino birori bose babikoze neza, ababikurikiranye bishimiye ibyabereye hano, kandi turatumira andi maklabu atari mu kubyina, atari mu kwerekana imideli, abashobora kwerekana komedi, izindi mpano bafite bakitabira bino bikorwa bijya biba buri uko abana baje mu biruhuko bino birori biraba. Rero reka dushimire uyu MC Diana wari wahagarariye bino birori, tumushimira uko yakiriye abantu, uko yasoje ikirori, abantu bakishimiye cyane. murakoze, muzagaruke, iyi bayita Kiramuruzi Gattalent. Yesu urumva yuko arashimira abantu, aranabatumira ngo muzagaruke. Reka rero dusoza ariko tubashishikariza gukurikirana ibiganiro bya Dekasha Media binyura kuri channel ya Dekasha Media kuri YouTube ndetse no kuri TikTok, haba hariho video mukareba ibikorwa byayikora. Tubashimira ko mwese mwitabiriye. Mu gusoza rero reka duhamagare team manager uhagarariye Dekasha Media atugezeho uko yabonye bino birari. James Dehati, meze bite? WhatsApp. Meze bite se, meze bite? Meze neza cyane. Ibi birori byabereye aha, nk'uko mubizi turimo turazamura impano z'abantu, ariko banyita Dehati, reka mbanze mbibwira. Iryo ni izina ry'ubuhanzi, banyita Dehati. Hano twabereye muri Kiramuruzi bakoze kutwakira. Uko mubibona itsinda rya Dekasha Media naryo ryaje gupafominga aha ngaha. Ibirori byari byiza kandi byakurikiwe n'abantu benshi, njye nashimye uburyo byari bimeze. Ese wowe niyo nkunga utera bino bikorwa biba byabaye hano kugira ngo Dekasha Media nayo izamukiremo n'abandi bana bishimira ibikorwa? Inkunga ya mbere ni uko Dekasha Media irahari, kandi ni urubyiruko rumeze neza, rubyina kandi rubyina neza. Hari n'izindi mpano tugiye gutangira, fashion ubutaha ndatekereza izaba iri aha ngaha kabisa, ibintu bizakomeza bigenda neza. Kandi nshimira n'abandi bose ba hano muri Kiramuruzi n'andi makarabu yavuye hirya no hino kabisa, baradufasha kandi ni ibintu byari byiza warebaga binogeye ijisho. Ndifuza yuko twazajya tubikora byibuze rimwe mu kwezi. Ba manager badutumiye uyu munsi babireba, ariko natwe turimo turategura ibitaramo, tuzabatumira kandi bizaba bimeze neza. Urakoze cyane Dehati, reka tumushimire inama tubwiye, inkunga batera bino bikorwa byabera hano kuri sare ya Kiramuruzi. Dushishikariza abantu bose kujya bitabira ibirori igihe babyumvishe, dore yuko mu itangazamakuru binyurijeho. Reka tubashimiye rero, tuzakurikirane ibindi byabereye muri sare imbere kuri Dekasha Media. Ciao, murakoze cyane.